nimero 5 yakabari lista y'abakinnyi bagiye kubanza mu kibuga ku ruhande rw'Umucyo Skuru. Ku ruhande rwa Police Academy hari Heni Twenty nimero 20, Kayu Ngu nimero 1, Neo nimero 3, Simbe nimero 5, Hakim nimero 13, Claude nimero 7, Eme nimero 2, Chafe nimero 8, Beatrice nimero 9, Samu nimero 7, nimero 10 Nepsiri. Akabari ku ruhande rwa Police Academy, akabari umukino tugiye gukurikira nyuma y'uko twatumaze kureba umukino wa volleyball, aho Umucyo Skuru bamaze kubatsinda ibitego, bamaze kubatsinda sete ziri ku busa. Umupira rero hano ukamaze gutangira, ukamaze iminota mikeya utangiye, umupira ukamaze gukinirwa mu kibuga cya Police Academy nimero 2 Umucyo Skuru. Hafi urubuga rw'amahina, abafana bari kuririmba bati kirajyamo. Ese koko kirajyamo? Arahanye koroneri, arayitera, arasubizamo hakurya mu rubuga rw'amahina. Hanze nimero 2, nimero 3, kata 2 3 haruguru Police Academy kwa nimero 9 seri Fredisi Nimeke Nemeha Patrick Umucyo Skuru kosa. Musifuzi akabavuga ati nikosa umusifuzi gateya, mwajyaga mwumva gateya hano utaramubona. Gateya akabari urimo gusifura uno mukino. Patrick ahanyikosa teramo hagati umupira wirabura ate umupira w'abana imbere y'urubuga rw'amahina wa Police Academy. Umupira urazamuka uhita Umaginga force play. Mupira bakaba bawushyize hanze. Nimero 10 Petero ararenguye ariko nimero 7 Police Academy awusubiza hanze. Umaginga force play. Isso
Fruit Academy baterekamo igitego cya mbere Fruit Academy baterekamo igitego cya mbere kimwe urugo rwari ruhiye Fruit Academy umuriro watse imyotsi iracumba ibishashi biraturika birakomeye tera koroneri koraho subzamo hanze y'izamu ho gatoya Imerkenda fruti, imerkenda fruti. Tapi umugabo w'amanyana n'umuriro wahiye, umuriro waka. Ari kumutugiye hanze, no kurengurwa na Fruit Academy. No kurengurwa na Fruit Academy nimero 13 haki. Nimero 13. Umupira ugiye hanze umupira urarenze kona tubibutsa ko uyu mukino witabiriwe kaba ari umwe mu mikino yitabiriwe cyane muri uyu mwaka wa 2023 bararengura wagarikora kurengura n'icyenda Fruit nimero gatatu bikasa hanze hejuru y'izamu w'amapera abafana bakaba bari bahagurukiye icyarimwe bagira ngo bayishaka igitego kitagiye neza igitego cyagutse cyagutse kabarwe bararengura bagira ku mitwe abahungu bo ku mitwari
zamu dore umupira dore amasenga dore ibirori n'ibirongorano dore ibitangaza dore abahungu bigaragaza biyerekana cyane ko hano hari abarizanderi baturutse baje gushakamo abakinnyi hano barimo bavuga baturiye turamugura nimero 7 turamugura baratera bafata izamu yewe izamu kandi nanone abantu barapima ntabwo yari yarenze umurongo ntabwo ari igitego kuko yari atararenga umurongo habuzeho gatoya umupira urarenguwe na pisi arengura umupira nimero 4 kwa nimero 9 shota tuto tera akata babiri batatu uwo Patrick kwari pakataka umupira hagati mu kibuga umupira hanze gatatu amanota kasabiranya hakimu tatazamuka nimero 6 babiri babura ku mupira baracenga umucyo bari gukorera kuko Imana birimo n'agasuzuguro kubera ko babatsinze vore babasanze mu rugo iwabo babatsinda siporo babasanze mu rugo iwabo iri bintu umucyo bari gukora nimero 6 umugabo umenyereye ibintu by'ubutekinisiye tangira utwibwira. Nitwa Patrick, uyu mukino wawe ukurikiranye? Nawukurikiranye cyane. Ibi bintu ntabwo wowe muri football ntabwo tubimenyereye. Ibi bintu byo gufata ikipe ukayishyira mu gafuka ukayikubita upfundikiye ibitego bitandukanye ntabwo ubona ko ari agasuzuguro. Uratekereza ko nirihe banga umucyo school bakoresheje hanyuma ikibazo cyabaye muri Foot Academy ni kihe? Ikigaragara hari ukuntu ikipe gusinda igakomeza ikakwereka ko ufite amakosa menshi cyane arahari rwose. Ikipe ya Foot Academy isa naho kinye nta muzamu ngere ko nayibonye. Arakoze umuvandimwe ati amazamu oha nakona ijyamo twakira n'umusaza turi kumwe n'umusaza uyu mupira nahoze mwitegereza wowe ukurike kubwitangira kugeza usohoka twebwe tumaze iminsi dukurikira iyi kipe Umucyo School bikimwe wowe uratekereza ko intege nkeya za Foot zirihe hanyuma sibanga Umucyo School baba bakoresheje ni irihe?
murakoze. Nitwa Niyonsaba Jean Bosco, ntuye hano muri Gisozi. Ndebye uyu mupira nsanze bakinnye kare, ariko ibitego bibiri bya nyuma babitsinze. Ndeba yewe sinarenganya abakinnyi, ahubwo narenganya umuzamu. Wagira ngo ibyo yari arimo ntabizi, ahubwo uwamushyize mu izamu ninde? None se abazamu iyo batsinze kuriya ntabwo babasimbura? Waba wemeranywa nawe ku gitego cyajyagamo akavuga ati kino kibuga ndabona ngewe kinyerera nk'umugezi witwa Rivayangitse. Nawe uremeranywa nawe ku kibuga cyanyereraga nk'umugezi witwa Rivayangitse? Ahubwo ndabyemera ahubwo ibyarimo ntabwo mbizi, ntazongera yangitse. Turi kumwe kandi n'abadamu hano, kumwe n'abadamu nibyo twababwiraga. Twabonye abadamu hano n'abakobwa. Usanzwe ukurikira ibintu by'umupira w'amaguru, tangira wibwira abakunzi ba Ruhago. murakoze. nitwa Sekeza Ruriera. Umucyo sikuru nabonaga byari byancanze. Umucyo sikuru avuga uti igihe nitegereje umucyo sikuru nabonaga byanyarukaga bikancanga. Ese watubwira ko ari iki cyabayeho kugira ngo umucyo sikuru barusheho gutsinda? Ni iki umucyo sikuru urabona ririhe banga bakoresha? N'aka kageni ni iyihe nama ya nyuma wabahereza? Abagira inama yo kwitoza cyane bakagera ku rwego rwo hejuru, bakagera ku rwego rw'umucyo sikuru. Umucyo sikuru urabona bari tayari kuzahangana na Rayon Sport kuri match finale batwara igikombe. Urabona bari tayari cyane. Urakoze. Nuko rero mumaze kubikurikira umukino twabagezagaho wa Fruit Academy, hagati ya Fruit Academy na Umucyo School, umukino wa gicuti uhuza ubucuti, ushimangira ubucuti bino bigo by'amashuri bifitanye. Mwari kumwe n'umunyamakuru wanyu aka Messi, ariko kandi ntabwo twasoza umukino twarimo tubagezaho negereye abakapiteni ku mpande zombi ngo mbabaze ukuntu uyu mukino bawubonye. Reka mere ku ikipe yatsinze Umucyo School. Kapiteni PC, niriye banga mwakoresheje kugira ngo ikipe yawe ibashe itsinde yicariye ibitego 5 byose kuri kimwe, itsinde Fruit Academy bene kariya kageni? Watangira wibwira abadukurikiye hanyuma ukababwira nibanga mwakoresheje. Murakoze. Nitwa Teacher Peace, nabanshinzwe amasomo mu Umucyo School, abandi na kapiteni nkuko mubibona. Ibanga nta rindi, ni commitment y'abakinnyi bacu, ni commitment y'abarimu, nkuko mu kwigisha tubikora niko twanabikoze mu kibuga, tubasha gutsinda imikino yombi kuri volleyball ndetse no kuri football. Murakoze. Mbere y'uko ugenda urakoze, nibyo mwatsinze muri volleyball set 2 ku busa, nibyo? Yego. Ariko tugaruke muri football, abantu barimo bavuga yuko ko amazamu ya adversaire mwakinaga ko ashobora kuba yari maremare, ndetse ngo igitego cyajyagamo umuzamu wa Fruit Academy akavuga ati no icyambere igihe cyajyagamo yihangane, ariko icyakabiri ngo kigiyemo yavuze ati aya mazamu ndabona ari pisti. Hanyuma ngo hagiyemo icyakatatu, icyakane, icyakatanu, icyakatanu, icyakatanu kugeza ku cyakatanu, ku cyakane ngo yababwiye ati rero none ndabona ya mazamu ari cyane yanyubako ndende nyanumva ku isi yitwa Buriji Khalifa. Hanyuma igihe hajyagamo igitego cya gatanu aravuga ati ikibuga cyanyereye ndabona kimeze nk'umugezi witwa Rivayangitse. Ese amazamu yanyu ntabwo yareshyaga na yabo? Ibyo nibyo bafana baba bivugira. Amazamu ku mpande zombi yareshyaga nta kibazo, ahubwo ni ubuhanga bw'ikipe adversaire cyangwa se bw'ikipe yahuraga n'iyindi ikabasha kuyitsinda ibitego byinshi. Arakoze kapiteni wa ekipe y'Umucyo School. Turi kumwe kandi na kapiteni w'ikipe ya Fruit Academy. Nyakubahwa kapiteni, twitegereje umukino ko wagenze, twabonye ikipe yawe itsindwa ndetse bikabije cyane ku bitego 5. Ntabwo twari tubimenyere ku ikipe yanyu, ko dusanzwe tuzi ko ikipe yanyu nabahanga cyane, ndetse twari tuzi ko byanze bikunze muri buze gutsinda. Uratekereza ko niki kibazo sangiza abadukurikiye, niki kibazo cyabaye ku ruhande rw'ikipe yawe kugeza ubwo mutsindwa ibitego bigeze kuri 5 byose? Tangira twibwira abadukurikiye. My name is Francis. I happen to be the Dos Fruits of Hope and the captain for volleyball at the same time football. As like this man is saying, yeah, we are very disappointed, dejected, defeated with the results today. We're back from the volleyball. We lost, that was 2-0, but that was just lack of commitment. They had commitment, they had teamwork, and I think next time we shall play better than that. And with football, likewise, these guys have done too much training. We don't normally do training. I think that we lack training. But if you do too much training, I promise you next time it will be a hell of a game. Thank you very much.
kapitene arakoze cyane aravuze ati twatsinzwe muri football muri volleyball dutsindwa no muri football ariko twiyakiriye turatekereza ko ubutaha noneho tuzinyara mu isunzu tugatsinda natwe murakoze cyane kudukurikira naho ubutaha tubagezaho imikino izakurikira mwari kumwe na Monsieur